mwana wanjye ibi ntabwo byari bikwiye rwose kuba bikuvugwaho noneho koko cyane riragwira ariko ntacyo ngiye kubikurikirana amaherezo nzamenya ukuri biriya byari byabaye n'ibiki kugiye ntari impari nuko sisi uzi ibyambayeho uzi Hereza agafoto kandi mbwira n'amagambo mwavuganye utandukanye rabo. Hereza. Mama, narakabuze. Hereza. Hari byinshi tuvuganye. ariko wa mukobwa wagiye kakubeye ejo muri sinaka kubona ni gafite Mama nuko waretse kubiri aho mureke ningashaka ngakabona ndakaho. Ibyo mama wavuga ni ukuri cyangwa papa ibyo mama avuga ni ukuri uzi nabivuze na wa mukozi w'umukecuru ari hano yiwe uzi nakubyumva
nawe Simone murabaza nge Simone hano ni wawe nje mbariza hose nengize Imana nkubonye hafi ikinzanye hano ndagira ngo usobanurire ukuntu uri kuvuga ko Rosine atari we Rosine hasoni none umwana hari kuryama kubera wowe none nabona akaba yamwanze bimbwire bisobanurire ariko usura umusazi none wose wowe witegereza uribona ari Rosine ubuse turi impumyi twebwe ku buryo tutazi Rosine umwana dusa naho twireba ubona uriya Rosine mbona naramukamwanze amarira n'amaraso uzayabaswa nyabazwa se nyabazwa wa mugore we ubwo urumva nta soni koko ibyo urimo uvuga ni iki ubwo se umusazira hasoni umva reka nkubwiye ubwo se wagaragaza ibihe bimenyetso bigaragaza yuko uriya twabonye ari Rosine ubwo urarebye ushaka kuduhindura injiji twebwe ku buryo tutazi Rosine ariko buriya ntabwo yabera umukazana ntabwo yabera umukazana iki umva rero niba nta kimenyetso n'icyo ufite ngo werekane ifoto Rosine na Boni baba barifotoje bakiri abana witwereke kwenda n'amagambo bavuganye mbere yuko bifotoza iyo foto n'ayo magambo akagaragara uri umugore se umusazira genda tugira uteze genda wowe gusa niko uriya mugore muraziranye reka da ntaho umuzi ntaho umuzi buriya amanutse gutya yidumbukiza aha ngaha mutaziranye ntaho umuzi mbona umusazi she nicike he nagende yo umugore niko cyangwa ni umusazi oya pomero ni amavunja amakuru yawe ni meza ariko witwa nde ko mpora nifuza kumenya izina ryawe nawe wanze umbwire izina ryawe yewe oh sorry gato reka ntebe wima ndi hano hafi yo muri quartier hano muri quartier kuri cya gipangu cy'umutuku reka ndi sorry shama maramu magari kamwitabe oya tuzamenyana ubutaha umva oya tuzamenyana ubutaha bye iyo ndi kumwe n'uyu mukobwa ko numva impumuro ye imeze nk'iya Rosine kandi nkumva nguwe neza nka kera uyu ni mu ntoki imbere yanjye koko umva mwana wawe ibintu birakomeye yo Boni ntibari kwemera ko ari we Rosine ikigomba kubibemeza niki ni ka gafoto kandi ntako dufite none ubu turakora iki ariko ubundi uriya muhungu aragukunda mama Boni arankunda kandi nanjye ndamukunda byatangiye namukunda ariko aho bigeze nsigaye mwiyumvamo ngomba kwica Rosine
kuko nibwo uzabona bobo. Ibintu birakomeye. Habaye iki? Nakomeje kumwumviriza. Rosine nzamuroga nibwo atazabimenya, ngomba kumushakira uburozi. Noneho bafashe umugambi wo kukwica. Kunyica? Kandi bakakwica bakuroze. Ariko sisi ndazira iki koko ko nta muntu n'umwe nagize mpemukira wabanshakaho iki? Mwana wa, ngiye kugufasha kurwa. Uzicuza. Wewe wasezeranije Rosine yuko muzabana none utangiye kumwirengagiza. Uzicuza. Cyangwa urashaka kwishingura uriya mugore umeze nk'inkuba yo mu gicu. Uburetse. ariko se wewe wabwirwa n'iki niba uriya mugore atari imitwaremo guteka kugira ngo ukunde urongore umukobwa we kuko cyangwa nawe Boni ugomba kuba waranze Rosine none ukaba urimo kutubeshyabeshya ngo uriya ni Rosine kandi atari we nk'aho twebwe nta maso tugira. Mama, ndabigize ni munyumve. Uriya mukobwa ni Rosine. Kandi numva nyimukunda nkuko cyane namukundaga. Kandi Rosine rwose naramurebaga nkubona mu mugore kubera. Yahindutse kubera gukura. Ni nayo mpamvu nshaka kubana nawe. Iryo ni isezerano. Niyo yababaze ni ukuri. Sinakora igakosa kabisa. ariko se mwana wacu watwumvise kuko ko turi ababyeyi bawe. Ibyo ndabizi. None nshaka kubana nawe. ariko se uyu mwana ko agiye kutunywesha amazi n'ikanya kandi bidashoboka. Ahora ni iki koko? ubwo batubabarire ko twumva koko mwana wacu ko turi ababyeyi bawe kuko. Kandi uriya mukobwa rwose Rosine uramutse umurongo rwose mwagira urugo rwiza rw'amahoro. Ngerageza ko tumva koko turi ababyeyi bawe. mwana wanjye ni
Mama Linda. Paris namenye ko waje. Mwiriwe. Mwiriwe. Si umukobwa bitebye. Uyu mukobwa rero yatashye ngo avuye ku ishuri ngo arwaye. Ni ibiki? Wumvaga atameze neza. Ko ndumva nta muntu afite. Haguruka papa. Mwiriwe neza ariko. Ndabona twiriwe twaho. Ri. Simba kumereza twakamambire hari ibirenge nanumva byashyushye. Nkuko papa watumye Rosine. Kwa mukobwa ubunebwe bwawe. Kandi nkabona mu ishuri udatsinda neza rwose. Rosine we sinzi uko byamugendekeye musanze yigunze hariya. Abana sinzi ukuntu bamaze iminsi bameze bose ariko. Nawe winsanze kuryamyeho. Mu gihe hari igihe krema zihinduka niko nakabivuze. Byose biba birimo ubunebwe. Ntabwo nari namenye ko wageze hanze. Kiba kiyipfusha ubusa kiryamye. Sinzi ukuntu wagira ngo uyu munsi byagenze. Ujye ubegera ubabaze. Harimo umuntu ukomanze. Katungu. Ko nta rufunguzo rurimo. Rozi, ndebera hariya. Genda undebere mu cyumba cyanyu. Ndarubonye. Ni karibu. Muraho. Ni karibu. Ni karibu. Ni karibu. Karibu hano waje. Amakuru kiboni. Amahoro. Naho mwebwe. Natwe twaraho. Sema Maria abasore ko ntabamenye nabaye. Uyu ni Boni, ni inshuti ya Rosine, noneho uyu ni Peter, ni inshuti ya Boni. Bari mwabo tuyana wapi se? Ese none Rosine mugendeke bite ko tagarutse musuza bagenzi. Papa ari ntabwo usubira ku kazi ko mbona amasaha yagiye. Aza mutifuje ko dusangira muri iyi pose. Oya, byari bisikaje gatoya. Urukundo naruguze. Nakubujije kangahe kuza muri sala. Ni wibeshye ureba ibintu ngukorera. Genda ujye guteka. Genda mu gikoni ndaje. So yitwa nde? Mzee yitwa Hakizimfura Simone. Naho mama yitwa Ninazage Verena. Twahoze dutuye mu cyahoze ari Gitarama. Gitarama? Amazina se. Ngo so yitwa Hakizimfura Simone. Ufite umudamu witwa Verena. Niba wibuka neza bari baturanye n'umukecuru witwa Carolina. Yari afite umukobwa waje kugwa muri Afrika y'Epfo yaragiye kwiga. Papa ari Karame mama ari. Nagushaka. Papa ari ntongere gusubira mu mateka yahise. Boni ntihanganire ntabwo meze neza navuye ku ishuri numva naniwe. Peter ni makuru yawe. Yacecetse cyane. Usanze nawe wacecetse. Tubari turi umwanya mwiza bwanjye. Uzi yuko iyo umwibukije bya kera bimumerera nabi. Uswa yigeze gusara. Akagera rero turiya mudamu bikamumerera nabi cyane. Nibyo. Ntago abikunda rwose iyo umuntu amwibukije bya kera bye byahise. Ntihongere kubimubwira. Nibyo. Mama ntabwo nzongera ntabwo nari mbizi. Oya ntihongere rwose niyo njyana no kubikubwira ntihongere kubimubwira. Oya ntabwo nzongera rwose.
none se abo bantu urabazi? mwana ibyo reka tube tubyihoreye saa tubiganiraho ahubwo se wa mukobwa Rosine ko yagiye tibamereza yuko atagarutse ngo baganirize ntaki ntiwongere kwivanga mu rukundo rwa bariya bana. Rosine yambwiye yuko ashaka gukora surprise ndi Boni kazabimenya nyuma ahubwo twebwe tubategurira umukwe. Mama Linda mwese ni gute twakicara tugategura ubukwe bw'umwana ataratwicaje ngo agira kintu tubwira nk'ababyeyi be. Ibyo tuzaba tubiganiraho ube birambabarike ko nta kibazo. Namsama. Waramutse. Se ko wazindutse cyane. Aha, ndimo ntoragura tuno twanda hano. Nari nzi ko wagiye. Nari mbaje. Tukiri mu buriri. Ariko mama, Ukumva. hari ibintu byanshanze. Iki? Wenda asa n'uri mu mayobera neza neza. Cyakugendekeye bite? Siko kugeza ubu ntaramenya Rosine ninde? Ndetse niba wabuze ko bakimwitiranya amazina. Itonde mama. Itonde wanze ushishoze. Ejo utazamuzi Rosine kubera kumwitiranya. Njye numva uriya mukobwa ndimo kumukunda cyane. Hano hanjye rwose wakwihanganye ko hari igihe Imana izaguha Rosine wawe nyawe. Ukareka gufata uriya mukobwa kuri atari Rosine rwose. Njye ntanjye amape. Uriya ntabwo ari we. Mwiriwe. Wewe ntabwo nicara.